Yes, ni Clarisse kuri Clarisse TV. So guys, uyu munsi ndagarutse and then ngarutse muri cinema. Niba utarakora subscribe, niba utarakora like, niba utarakora comment, guys nyaruka vuba kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku gihe kandi ujye ubasha kugira ukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi. So 5 kuri 5 amasaha ku isaha. So guys, ihute rwose ukore subscribe. Nkuko mubizi rero ntwembageza amakuru yo nema cyangwa se movie industry cyangwa se film industry. Actually nibanda kuri Rwandan movie cyangwa se Rwandan actress or Rwandan actors. So uyu munsi rero nabateguriye umukinnyi muri kubona hano kuri eclazaye. Uyu mutipe abenshi baramukunda ndabizi, ariko nubwo bamukunda they don't know who he is. So guys, ndi hano rero kugira ngo mbahe amakuru ahagije cyane ku musore witwa Francis Zahabu uzwi nka Steve muri City Maid. So guys, uyu munsi nicaye ndatekereza, ndareba impande yanjye abantu bankikije, ndeba comment z'abantu bankurikirana, ndeba abantu bose bandi iruhande, ndeba abantu bose baciye ku maso, ndeba abantu bose baciye imbere y'abafana cyangwa se audience y'abanyarwanda, yaba ari muri Afrika, yaba bari mu Rwanda, yaba ba diaspora. Guys, nivuga ba diaspora ubwo ndavuga abantu bari Burayi, USA, Canada n'ahandi kubirwa. Mwebwe mwese mukunda sinema nyarwanda kandi mukunda abasitari banyu mu Rwanda. Uyu Francis Zahabu ndagira ngo umenyeshe ko ntago yiswe Francis Zahabu kubera iki, yiswe Francis Zahabu kubera fashion house yewe yambitse abantu benshi cyane. Yambitse Miss w'Ubufaransa wowe umunyarwandakazi bita Sonia Lola, yambitse Miss Olole, yambitse Doriane, yambitse Arthur, yambitse guys, yambitse Dream Boys, hanyuma kandi yambitse Mutesi Jolly, umukobwa witwa Miss Mutesi Jolly ukomeje kubica bigacika. Kandi uyu muhungu yahoze ari no mu ndirimbo cyane, ari nayo yatumye amenyekana, ye na Miss Chanel bise ngo ndarota. Guys, yakomeje kwambika benshi tijala. Hanyuma uyu mutipe yakoze ibintu byinshi bitandukanye muri cinema. Yakinnye muri filme Impanga ya Bahavu Janet, hanyuma kandi filme yamwubakiye izina ikarikomeza kugeza ubikabi yaratumye abo wariwe. Ni filme yitwa City Maid. City Maid ica kuri RBA. City Maid yamenyekanye mu musore bita umutipe rwose muri kureba kuri ekra zanyu, akaba ari bo batumye amenyekana cyane mu rukundo rwe na Nadia, uretse kwaje kuzamo kidobya y'umukobwa bita Sheila, abenshi bazi ku izina rya Maya cyangwa se Vanessa ku bantu bamuzi byanyabye. Hanyuma uyu mutipe Francis Zahabu, guys, uyu munsi nibwo narebye umutipe ubundi habari, uyu mutipe ubundi bitebye. Uyu mutipe rero twaraganiriye. Guys, ndabibutsa ko niba utarakora subscribe, guys, ihute kuri Mugeni Clarisse. Aha nyine aha turi wafunguye iki kiganiro, aha ngaho uri kunyumvira guys, kanda kukazogera ndoro ukore subscribe first and then ujye wibuka kuduha comment buri everyday buri kubonye video yacu. Ndi hano ku bwanyu. Hanyuma rero katugaruke mu gakino cyangwa se tugaruke ku mustari wacu w'umunsi. Umustari w'umunsi dufite aka kanya, dufite Francis Zahabu cyangwa se umwite Steve. Uyu Steve yavutse ku itariki 16 z'ukwa munani. Ubu tuvugana afite imyaka guhera kuri 39 kuzamura, ntabwo agejeje imyaka 50, ubwo ni hagati ya 39 na 40 na 45 hafi aho ngaho. So guys, uyu mutipe rero akaba ari umwe mu batipe twavuga ngo barihirinze cyane ko afite titre yo kuba ari we munyamideli wagaragaye bwa mbere mu Rwanda agaragaza Made in Rwanda. Niwe muntu wakoze Made in Rwanda bwa mbere muri iki gihugu, arayilonshinga agaragaza ko igitenge abagabo bakwiye kucyambara kandi kikababera mu buryo bwari bwo bwose. Uyu mutipe kandi usibye no kuba muri kubona kurekara imyenda bayambaye, imyenda yose yambara ni Made in Rwanda cyangwa se Made in Francis Zahabu. Uyu mutipe kandi usibye no kuba yarabaye umunyamideli,
umutipe yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Nababwiye ko yagaragaye mu ndirimbo ya Miss Chanel, ari nayo yatumye amenyekana cyane rwose, ariho yagaragarije ubwiza bwe n'ubuhanga bwe n'ubudasa bwe. Uyu mutipe Francis Zahabu avuka muri uyu mujyi, avuka muri iki gihugu, ni umunyarwanda uri hejuru y'imyaka 40. Uyu munyarwanda kandi abenshi usibye no kuba atagaragara bingana n'imyaka afite, ariko abenshi baramukunda. Maidia yibasiye imitima y'abanyarwandakazi, yibasiye imitima y'igitsina gore. Ahangaha abanyarwanda baramukunda. Ni umukinnyi w'umuhanga kandi ku bantu bamukoresheje n'abamugeze imbere, abo yaciye imbere bose bavuga ko ari umukinnyi w'umuhanga udakwiye kugereranywa n'abandi bose, kuko ngo iyo yashyize umutima ku kazi cyangwa se yashyize umutima kuri sinema awushyiraho awushyizeho. Guys, umutipe arakora cyane ku rwego udashobora gutandukanya, kumenya ibyo ari byo byose n'ibyo yigira. Hanyuma rero kandi tugaruke kuri Francis Zahabu. Ese Francis Zahabu ni muntu ki? Kugeza ubu ngubu nubwo ari umusore ushima Imana, abantu benshi ntago bazi ko ari single. Uyu musore ni single kandi searching. Uyu musore nubwo iby'urukundo atabivugaho byinshi cyane, ariko akomeza agaragaza ko igihe cyose azabona umukobwa ujyanye cyangwa se umutima ushima cyangwa se amarangamutima yakamugwaho, uwo mukobwa rwose bazahita bimarira nta kabuza. Kuko uyu mutipe nubwo ari mu nzira y'iterambere, ariko ntibyamubuza kwinjira mu rukundo igihe cyose abonye umukobwa uri seriye. Abantu benshi bakunda kumubaza ngo mbese umukobwa washaka n'umukobwa umeze ute? Steve rero, umukobwa akunda, umukobwa ashaka, niba uri umukobwa tega amatwi nkubwire. Niba uri umukobwa ukaba wumva uri ku isoko cyangwa se ukaba ubona Steve byakunda, ukaba wabirota cyangwa se ukifuza kumenyana nawe, ukavuga ati ibyo ari byo byose uyu musore ashobora kumbera umugabo nka nyiro, itera agatebe hasi nkubwire ibyo Steve akunda. Steve twaraganiriye ambwira ko akunda umukobwa. Icyambere, ntago Steve ashaka kwita kuri kala iyo ari yo yose, I mean skin color. Ubwo nicyo nari nshatse kuvuga. Ntabwo yita ngo ni igikara, ni imibiri yombi, ni inzobe. No. Avuga ko umukobwa uwo ari we wese wubaha Imana. Iyo ni kondisiyo ya mbere, wubaha Imana. Uwo mukobwa nta kabuza babana. Steve kandi akomeza avuga ibiranga umukunzi we. Ikindi kintu kiranga umukobwa yumva babana, icya kabiri ni ukuba umukobwa rwose nta kabuza akunda abantu. Umukobwa ukunda abantu bazagana akabakunda, azahura n'abantu bose ntabagaragariza agasuzuguro, agaca bugufi, akubaha, agakunda abantu mu buryo bwose bigaragara ku maso. Uwo mukobwa Steve leta yari kuba yamutamago. Hanyuma kandi Steve ntago ari iyo kondisiyo yonyine, yavuze ko akunda umukobwa ukunda gukora, ufite mu mutwe even if nubwo ataba afite ibya mirenge, ariko akaba ari umukobwa ugaragaza ubushake bwo gushaka ubuzima ndetse no gukora cyane. Uyu Steve avuga ko yiteguye rwose gushaka uwo mukobwa kandi yiteguye kumushyigikira mu nzira y'iterambere y'ubuzima bwe. Hanyuma Steve avuga ko nta mwanya na mutoya afite wo guta ku bakobwa b'inzererezi. I mean iyo mvuga abakobwa b'inzererezi ubwo birumvikana bari abakobwa bajagarara mu rukundo. Uyu munsi aba yagukunze ariko ejo ukamufatana none, ubwo ndavuga abakobwa baregetse. Hanyuma Steve kandi ngira ngo ni ibyo byonyine agenderaho umuntu bazabana, cyangwa se umuntu yumva umutima we wahamanya nawe ko azakunda kubabana. Hanyuma iki kandi Steve si ibyo yavuze ko akunda umukobwa wubaha guciye bugufi. Iyo avuga umukobwa wubaha ni umukobwa uzi indangagaciro z'ubunyarwandakazi, avuga umukobwa utarisize mukorogo. Ni icyambere. Ikindi ni umukobwa wubaha umugabo we. Ubwo ndavuga umukobwa yaba yiteguye kubaha Steve ndetse no kumukunda, ngo rwose uwo mukobwa aramutse amweretse urukundo Steve nawe yahita ajya mu rukundo nta kabuza. Steve kandi ikindi kintu mutari muzi, Steve kugeza ubu usibye no kuba apasema party fashion, uyu munsi Steve akibarizwa muri Zahabu Fashion House, akaba imyenda kujyana n'ubu ure no kuba ari umukinnyi. Uyu muhungu aracyakora imyenda. So umuntu
ufite ubukwe cyangwa umuntu ushaka kwambara Rwanda strong kandi ifite garanti, uwo muntu Steve ari tayari gukorana nawe. Ndabibutsa ko Steve si muzi ari umukinnyi wa filime, ari umunyeri, afite ibyo bintu byose n'agaciro navuze hejuru. Munsi ni umuroko aho yaje mu minsi yashize, ubwo ndavuga mu myaka yashize, igihe yavaga muri fashion akaba mu Rwanda komeza aho yaje kwakira agakiza mu minsi yashize, ubu akaba ari umuprotokole mu nzu y'Imana. Ubwo ndavuga muri eglise yitwa Bethesda Holy Church. So guys, uwo ni Steve, igice cye cya mbere, icya kabiri muzagikurikirana guys. See you.